yobora uyu munsi ko nashize ndagahera uburyo nzarushobora njyenyine nk'uko abyarana wa mugabo nawe yaragiye sinamubwiye aho aratera amata kaniyumvira igare si umunsi ndagera urira shobora sunika yobora iburyo n'ibumoso yobora Niko sha we kagabo oranganga nasoni twari umuye umutima biteze umubonye wikanga kandi uri umuntu w'umugabo nakosha we urasanga nifurira udupfukamunwa twanjye niyumvira umuziki ukaza umwanga hano ni wawe iyo muziki hano ushaka uzayibyimbana kambanze nk'uko tubanze mbanze nanakubaza uragendwa n'iki se ubundi ngerinde kukubaza ubundi njyewe mfite ibibazo nawe mfite ndabizi ko mfite n'ibibazo byinshi ibihe bibazo magare magare ntabwo umuzi magare yagiye mu kazi kuva ryari agenda mu kazi muri wikendi neza sha twe dufite akazi ka leta cyangwa n'ibiraka yabonye akazi ajya mu kazi ntabwo bishoboka mwe bundi magare uraza umubaza wowe iki ni mukuru wawe magare turi inshuti kuva kera n'utanabizi kandi ukimara kuza hano twarakwakiriye turi kumwe n'amagare urabyibuka ndetse nimba warabyibuka mwarakoze none se undi wamushakira iki ubundi magare ngenda ashaka kumubona arihese ndakubwiye ngo yagiye mu kazi se muri weekend muri umva ngenda bizi ko kuwa gatandatu asenga kandi ese hari andi makuru se wowe umufiteho ayahe ejo bundi sinamubonye bari kumwirukana ngo aragiye kwiba ngo iki magara amwirukana kwiba gufura ngo nubaze amakuru uri kwiga wicaye noneho wabaye bahuza miryango wowe kagabo wabonye bamwirukana none nako magare mba nanacanganikiye nkuvuga ubundi ndakuvuguranga mbwira none se akora beshya njyewe magare yabyutse kare ambwira ngo hari umubosi w'inshuti yacu wamuhamagaye ngo hari akazi gagiye kumukuranya savuye se kwiba hano hepfo ku muhanda wa kabiri ariko se uyu mugabo none se mwana urambwiye ngo ubonye bamwirukankana batamwirukana abandi se abantu bende mva abayobozi baruhuka kumwirukana noneho hari abasiba bagenda bashaka abajya abanyerondo umaze kubashaka noneho ubu ngubu nimba wamufashe nimba wakoze iki simbizi ako ni ukuba wamufashe ubu nasenga imana kugira ngo waze kumutabara magare se sha urabeshya kuko ibyo ntabwo mbimuzi ahubwo umva mubwire urumva hari ubwo bazi ko muziranye ntabwo mbyibuka neza barabizi bari bakugeraho ariko wowe ntabwo bazi ko muziranye wowe ntabwo bakuzi njye ntabwo banzi ndabizi ko takuzi ahubwo umva mubwire ntihazagire umenya n'umuntu umenya aho atuye urumva ujye ugira ceceka wana gusa ntabishobora ariko buriya umva mubwire mwana ntabwo ari ubujura buriya bamwirukanyiraga ubwo hari akabazo yagiranye n'umuntu urumva nyine umuntu ni umubosi wamwambuye none yamuteje abantu ngo yaramwibye ibiki uriya mugabo ndamuzi ntabwo ajya yiba urumva kandi nawe urabizi umaze no kumbwira ko muzanye kuva kera turaziranye ntihazajye umuntu uzaho kwinja ngo ze ngo magare ngaho aba uzaceceke nk'umuntu w'iniga sibyo ako kamazi inshuti zawe harimo buriva aya buriva se undi n'uwa buriva nawe nzi nese undi abo bondi bazaniye no kumarika
umva rero none reka manze mubwire ikintu. Buriva se nawe yibye? Oya Briva ntabwo ariko Briva muziranye umva yatari nakuraburiza. Uzi Agira urugamba. Reka sha. Ujya Buriva agira amagambo. Hezi Bite sha, uza wiruka nkaho nose ko ndi kubona umwana Kagabo muri mubiki. turaganira. Ahubwo se woje uturuka. Gusa ninde ugira undi nama. Sha. Nose Oh, tuva ni muri mitwe- byo buretse bucecetse. Magara ari he? Ako se uyu magare yagiye mu kazi. magari. Darahiye ati umugira inama namukemeraga. Ngoki. Kansubire mu kazi yisanga muri kera. None se habaye iki? Ndakubwiye ati ibyo nge ntago mbizi. Ako se magare yabaye FDLR yabaye groupe igwanya igihugu ko numva abantu bamuhiga nkaho yishe umuntu. Bazi yakuremye nsubiye mu kazi. Ibyo wambwiraga ni. Ngende Umuzite se? Sha narebe imana. Ntari? Narebe kabisa. Kunda mbona ari ibibazo ahubwo cyane. Usigaye mwerekwa se? Kwerekwa se ahubwo wa mugabo wabyuho wabyubyihore. Ndombore mu magare ngo ubundi se amakuru yawe mwana. Uri kuvuga iyo numvishe iyi ndirimbo numva cya kibura gasani ngo ni magare. Akose. Uriya mugabo uzi ko yabagoreweho. Nese we yagutwaye. Uramwibagije se? Uramwibagije. Magare? Cyane hano Magare narebege mwana. nta nubwo muzi cyangwa. Ndamune wana n'umuntu Ako se ubundi tureka kuvugisha tuvugisha ukuri. Tuvugisha ukuri. Kuzana byande byawe. Oya ntago ari bya bindi byanjye. Jya uvuga ibyunguka ngo Ubundi uvugishe kuri twe. utuvugishije ukuri. Ubundi kuko uvugishije ukuri. Umuntu bita magare. Waba umuzi? Magare? Cyangwa se waba ukina? Njyewe se? Ako se ubundi reka manze nkubaze. Ubundi tuvugishije ukuri. Tuvugishije ukuri. Uri kavukire muri uyu murwa? Uri kavukire muri uyu murwa? Erura umbwize ukuri. Umbwira ati ku ifishi yawe ni aha ngaha. Ako sha ubundi wowe nawe ugiye kuba umuyobozi se? Ntabwo ndi kuvuga ifishi ya umva nyine mituweli, mubwire ndi kuvuga man. ifishi y'umuryango. Aho wavukiye kavukire. Njyewe umva njyewe ubundi mubwize ukuri man. Njye ntabwo ndi kavukiye mu Kigali. Urumva? Iwacu ni mu ntara. Rero ibintu byo kuvuga ariko Kigali nyibayemo igihe. None ukamenya na gute nirangigira ngo ni magare madiri. Rero man umva nkubwire. Na ubundi Amadiru yanyu. niyo wabana n'umuntu ntabwo umumenya wese. Magare turabana. Urumva? Uriye wundi ngiye mufata nk'umuvandimwe man. Uratwara kuranye. Ahubwo kakubaye. Ubu ndi kumwe n'imoka. Ndi kumwe n'imoka. Kuko umuntu ntabwo wambwira ngo ugendana n'umuntu nkuriya nka magare. Tanya no kunuka. Si ukugutuka ni ukukubwiza ukuri. Ahubwo si ukuri urakumva. Urumva njye mva icyo cyakubwira. Ahubwo birakurangiranye. Urumva? Ndamuzi ariko simuzi wese. Urumva? Hari igihe hari ibyo yamisha ariko hari n'ibyo yambwira. Buriya nawe tubaye ntabwo nakumenya wese. Ese abakica umuntu kerura Abakwiye barihuse. Batabonye inkoramabi ziri muri iyi si. Ukamubwiza ukuri. Uri nzumbi. Ariko murabeshyira ubusa. Wari wabona kuva wavuka, wari wabonaho umuvumu cyangwa se igiti cy'ikivumu gicika neza neza. Yaba kuzuba cyagenda kikuma ariko gatonya imvura yagwa. Nawe uzashibuka ugira umubiri. Bake mbabwire ko ibyanyu umunsi leta yabimenye ko kababayo. Dore wa mutindi ntazapfa kanigende ariko ikintu mbabwiye cyo. Umunsi w'umwaka n'umugeri w'isaza umeriho. Kuko umvase. Byarakaye se ngo buki. Cyambwiraga ubusamana. Ubukizi ibikingo ngombana n'umutindi. Maze iminsi ibiri. Maze iminsi ngiye kugura amayinite. Ngiye na SMS unyoherereza ku. Maze iminsi ibiri nta n'ijana ngira no. Niko. Umva ro mubwiye. Sinkubwiye ngo maze iminsi ibiri nta n'ijana. Nabuze uko nkwamagara. Ariko uko mbyutse bankomangira. Abantu babiri Kagabo sumuzi Ndamuzi. Cyane kinini. Cyaje kikumbaza. N'urundi rutipe rwakoraga muri la boutique ya Mushi. Urumva rwo gwaje gwasaze ng'abayobozi ng'abanyerondo ng'abapolisi kwanda gare ngihorizerera muri quartier. Mubwije ukuri kw'Imana. Ugira visa ahantu umupaka wa Uganda usuhazi wowe kabyara ndagukunda ariko toro Kezi. Toro reka mubwire uretse je mu minsi mike ndaje ndabirangiza.
umva nkubwire sawa ya baba wa mugabo wari wagize umuyobozi n'ivogonye uzapfa wenyine Aga, ese wari wagiye? Iki? Kangahe se kangahe umwanya umuntu ajya kuri toilette amasaha? Shawa mugabo rekera kubera ubwoba sinkuriye. Ndimo ndagenda neza kurekura bikanga tu. Nasohotse nk'inshuro ebyiri none ndasubira. Impamvu sinkuriye. Nese telefone yo kwa ise? Nabonye telefone kujyana telefone muri toilette. Ako yumva atari amakosa. Unse kuri toilette wagiye gute ko kuri toilette umuntu amara amasaha 5 kuri toilette? Rwose sinkubeshye pe niho mvuye sinkubeshye. Nese basi wewe wigeze ujya wenda uvuge ko utambonyemo. Nese urumva ko na kuva bwacya ntaragera hara kuri toilette. Wari waguyemo se basi mbimenye. Nyine naje kugira gutya mbona hari ukuntu telefone ko mana zitangiye kuguhamagara. Kandi nyine urabona hari ukuntu nabonye ntinze muri toilette ndavuga ati rero ushobora kubangamira abayikoresha bitajya no gutira abaturage ariko wumva kubera ubwoba bwite agare n'abantu ariko rero ndabona sinjye no gukubeshya bana yakwakiriye ahangaha ndabona ushobora kuzamura byiza sinzi nimba wafata utwawe kigendera nawe uranyirukanye koko nawe ngira inama nawe uri umuntu mukuru naragufashe nuko nshoboye nakireka nkwereke uretse byano none se ubundi ko amakuru ufite n'ubundi ko nzi yuko urimo urahirwa ubutetsi urahirwa ubutwari nibaza bakansanga hano ese kubera icyo utarumbwiye ko ari madamu kose umamagaye dore kandi n'ubundi n'ibyo byose nibyo ni bya bindi bankubwira madamu boss se mufitanye gahunda okay uriya rero nari nagiye mu cyaro ku magare nawe wose wowe ujya mu rugo mana yanjye ariko hari umuntu wakugiriye inama yo gutaha serivisi nk'isabire ikintu kimwe urabona naraje nyine nawe urabona nk'umuntu umaze igihe ndi mu mujyi nshakisha ntago ababyeyi nari kuvayo nyine nta kintu mbahaye gifatika ubwo rero hari ukuntu nari nazanye utuntu tw'udufaranga ntubakosheje nyine kugira ngo ntubasigire nyine tuba turanshiranye n'agatike nyine ko kuzaza ubu nta kuntu unyohereje 3,000 n'ukuri kw'Imana wawe ufashe wapi none se nta kibazo ndaza kuyaguha sawa urakoze umunsi mwiza mugisha wabyumvise yebye nakubwiye nibyo ariko nyine wabyumvise mbabarira ibya none uyu munsi erega nanjye ndabizi ko nkubangamiye ndabizi neza ko abantu baramutse bafasha bavuga ko dufitanye imagine nko mugiye mu Kigali bakafunga rwose byembabarira ibya none uyu mudamu abanza nyoherereze amafaranga
uyu ni umudamu ugenda afashaho abonema nawe ni amanyangirika niyo Uje ntabwo ari kuko njye mba mwibwira ntabwo ari amanyangirika. none se n'uwawe Eh? kumva ngo uri madamu bosi Madamu wa muba bosi. muvugana utuntu ukumva utuntu kuba muvugana wumva harimo utuntu nyine ni umudamu tw'amadamu wa bosi none igihe ariko yaranyikundiye ubu niyo uguhamagara buri joro na mu gitondo nkumva araguhamagara buri rwose kanya rwose mubwize ukuri na buriya agiye impamvu yaragukunze madamu bosi we yankundiye imirimo vuba ni ukuri pe none se ko aguhamagara no mu museke uba ugiye mu kazi na nijoro akaguhamagara ugiye mu kazi ubundi buriya bose aba ari umuntu uje ngo kandi n'ubundi mva mubwire ntagira umuntu ubwira yuko agenda hano rega n'ubundi amaherezo ni yayandi gusa uze witegura uhita ugenda urasanga ntabiteguye ibyawe wigendera rwose amakuru se ko wicaye ndana hari n'undi kirere ko neza ikibazo nari mfite yakigejeje ku bayobozi bari barambwiye ko bazansanga nyine ntegereje urabazi se abo bayobozi ugira nimero ya sabo se nimero zabo nta telefone mfite nyine barambwiye nzicara ngo mbategereze ikihe kibazo si bwo ngubu ikibazo se cyangwa ntabwo urumva atari ngombwa kubimbwira ariko nambwiye nagufasha okay sorry nimba ubona bikubangana cyangwa atari ngombwa kubimbwira ariko umbwiye nagerageza kugufasha nakugira n'inama wenyine nta kabazo kaba koroshye bazakanyemurira nk'abayobozi ese abayobozi bakubwira ko bagusanga aha iyo bambwiye ngo bazansanga none ubwo urabategereza nta kibazo se ko nta hantu mfite ho kujya bategereza kandi nako namugaye ihangane nyine nimba nta kintu umbwiye ngo mufashe sawa nta kibazo ntukisa umukobwa gusa abaza ibibazo bitamureba se ndabibabaza n'abimureba banyita nzume imvura nigwa nzashibuka hoze ijisho kuri magare madiyo njye nitwa Nezi ntabwo urabyumva njye nitwa Nezi wansanga kuri cano magare madiyo nitwa Matiko nimushaka kumenya ibyanjye jya kuri cano ya magare madiru maze umenye ibyanjye reka nigendere